Suhuze inshuti mudahema kubana natwe mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi akajya mu buzima bwiza. Ni Justin Niyonsaba, muze tugirane ibihe byiza nica n'amahumbezi, muze turusheho kumenya neza ngo nubwo umuntu yavukiye mu buzima bubi ariko ashobora kujya mu buzima bwiza bitewe n'ibyo turi bwumvire muri iki kiganiro, kandi nyamara byagufasha bikamfasha bigafasha n'undi uwo ari we wese ukeneye kuva mu buzima bubi agana mu buzima bwiza. Ni urugendo rwo kwiyubaka rero, gutsinda ibihe bikomeye ndetse no guhindura amateka. Hari abantu bavukira mu ngo zifite amafaranga bakajya mu mashuri meza, bakaba batuye mu mazu meza ndetse bafite n'ababyeyi bashoboye kubafasha. Ariko hari n'abandi bavuka aho ifunguro ry'umunsi riba rigoye kuribona, aho umwana atangira gukora akiri muto, aho ishuri riba ari inzozi, cyangwa se aho umuryango uba ufite amadeni menshi ndetse n'ibibazo bitandukanye. Ariko kuvukira mu buzima bugoye ntibivuze ko umuntu ategetswe kuzabusaziramo. Ubuzima bw'umuntu rero bushobora gutangira nabi ariko bukagenda buhinduka. Icyakora impinduka nkiza mu buryo bw'amayobera akenshi zikorwa n'uruvange rw'amahirwe, uburezi, ubuhanga, akazi, abantu umuntu ahura nabo ndetse no gufata ibyemezo byiza, kwihangana ndetse n'amahirwe yo kubona serivisi n'ibikoresho by'ibanze. Banki y'Isi ivuga ko ubushobozi bw'umuntu bwo kuzamuka mu mibereho ndetse n'ubushobozi biterwa cyane n'aho yavukiye, imibereho y'ababyeyi be ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe bikennye ku bantu bakuze wenda nko mu gisekuru cyavutse mu mwaka w'1980, abagera kuri 12% gusa nibo bafite amashuri arenze y'ababyeyi babo. Ibi bigaragaza rero ko kuzamuka bishoboka ariko ko inzira itangana ku bantu bose. Iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe, cyangwa se iki kiganiro tugiye kurebera hamwe, kirasobanura uko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi akagera ku buzima bwiza. Ibyo bisabwa gukora ibimubuza gutera imbere, turaza kubirebaho. Amasomo dukura mu bantu bazwi cyane bakoze urugendo nk'urwo nabo turaza kugenda tubareba. Kuvukira rero mu bukene si ugusinya amasezerano yo gukomeza kububamo. Burya umwana ntahitamo umuryango avukiramo. Nta mwana uvuga ati njye nzavukira mu muryango ukize, cyangwa se ngo wenda undi avuga ati njye nzavukira mu muryango ukennye. Ahubwo ni ibintu umuntu yisangamo yamaze kuvuka. Umwana rero ashobora kuvukira mu cyaro, mu muryango wenda w'abantu 8 ndetse barerwa n'umubyeyi umwe ndetse no kubona ibibatunga bigorana, kandi ashobora kuvukira mu rugo rudafite rwose amashanyarazi, amazi meza, cyangwa se ubushobozi bwo kwiyishyurira amashuri. Ariko nanone hari ikintu kimwe ababyeyi badashobora guha umwana ariko ubuzima bushobora kumuha nyuma, ni amahirwe yo kwiyubaka. Ubukene rero burya bushobora gutera urunana rw'ibibazo, ugasanga ari uruhererekane. Dufashe urugero, umwana ufite imyaka 10, umuryango ukaba ufite wenda nk'amafaranga 5,000 gusa, amafaranga akenewe ku munsi kandi aba ari menshi kurusha ayo uwo muryango ufite. Umwana rero ashobora gutangira kujya gushaka amafaranga aho kujya ku ishuri. Iyo bibaye rero gutyo hashobora kubaho uruhererekane: ubukene, amashuri make, ubumenyi buke, akazi gake, amafaranga make, ndetse n'ubukene bugakomerezaho. Ariko nanone urwo runana rushobora gucika iyo ubukene habonetse kwiga umwuga, hakabonekamo kubona akazi, kwizigamira, gutangira bizinesi, kwagura bizinesi ndetse no kongera amafaranga. Niho impinduka itangirira. Icya kabiri dukwiye kumenya rero, ikintu cya mbere burya gikomeye ni uguhindura imitekerereze. Kugira ngo umuntu ave muri rwa rwego rw'ubukene agere mu rwego rwisumbuye bisaba guhindura imitekerereze. Umuntu rero ashobora kuba ari umukene mu mufuka ariko nanone akagira intego ikomeye. Ibi ntibivuze ko gutekereza byonyine bihagije, ahubwo umuntu ushaka kuva mu bukene agomba guhindura uburyo abona amafaranga, igihe, amashuri, akazi, abantu, amakosa ndetse n'amahirwe. Umuntu rero ufite intego atandukana n'upfa kubaho gutyo gusa. Reka dufate abantu wenda 2 bafite cyangwa se babona amafaranga 1,100 buri kwezi. Umuntu wa mbere ashobora gukoresha 80,000 mu mibereho, 20,000 akabikoresha mu myidagaduro, ubwo akaba arashize. Ariko umuntu wa kabiri we ashobora gukoresha 70,000 mu mibereho, 20,000 mu kwiga cyangwa se kongera ubumenyi, n'10,000 akabyizigamira, akabikoresha mu kwizigamira. Nyuma y'umwaka umwe azaba amaze kwizigamira 120,000. Ariko
ikirenze amafaranga ni uko wa muntu wa kabiri ashobora no kuba yarungutse ubumenyi bushya. Niba rero ubwo bumenyi bwamufasha kongera kubona amafaranga cyangwa se kwinjiza amafaranga kuri bya bihumbi ijana, wenda hakaba hakwiyongeraho 50, ubwo bikaba bibaye nk'ibihumbi 150, impinduka burya iba itangiye. Icy'ingenzi rero ntukibaze gusa uti mfite angahe, ahubwo ujye wibaza uti ubumenyi bwanjye bushobora gutuma ngera kuri angahe. Uburezi rero cyangwa se kwiga amashuri narwo ni urwego rushobora kuzamura umuntu. Uburezi burya si impamyabumenyi gusa, ahubwo ni ukongera ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Umuntu rero ashobora kuvukira mu muryango ukennye ariko akiga gusudira, akiga guteka, kudoda, gukora amashanyarazi, gutwara ibinyabiziga, gukora mudasobwa, ubuhinzi bugezweho, ubucuruzi, indimi, ubwubatsi, ubuvuzi ndetse na programming. Ariko ayo ni amashuri y'ubuzima. Banki y'Isi rero igaragaza ko uburezi, ubumenyi n'ubuzima ari bimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigize human capital, kandi nanone ko ishoramari mu myaka ya mbere y'ubuzima rifite burya uruhare rukomeye cyane mu bushobozi bw'umuntu bwo gutera imbere. Dufashe urugero rworoshye, umusore ashobora kuba afite amafaranga 30,000, niba rero yariye yose bujya gucya cyangwa se ku munsi ukurikiyeho abasigaranye 0, ariko niba akoresheje igice cyayo mu kwiga umwuga ushobora kumwinjiriza byibuze 5,000, ahangaha rwose impinduka ziragaragara. Ubwo 5,000 wenda mu minsi 25 azamaze kubona 125 ku kwezi. Ni ukuvuga ngo ahangaha niba ari 5,000 akabigira mu minsi 25 ashobora kuzaba amaze kubona 125. Ntabwo rero buri muntu wese azagira aya mafaranga, ariko urugero ruragaragaza cyangwa se urugero rugaragaza ihame ni urunguru, ni uko ubumenyi bushobora guhindura amafaranga make akaba umusaruro urambye. Ikintu cya kane nanone umuntu ushaka kuva mu bukene akwiye kumenya, burya abantu babayeho nabi, ariko nanone ni ukuvuga ngo akwiye kumenya ko hariho abantu babayeho nabi ariko bakageraho bakazamuka. Rero nabo bashobora kukubera ba role models, abantu babayeho nabi bakageraho bakazamuka. Turaza kubonamo urugero rw'umugabo witwa Howard Schultz. Uyu Howard Schultz yaje kuba umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba Starbucks. Ahangaha yakuze mu muryango w'abakozi boroheje i New York, ariko ubuzima bwe bwo mu bwana bwamweretse ibibazo by'amafaranga ndetse n'umutekano w'akazi. Nyuma rero yaje kubona amahirwe yo kwiga ndetse no gukora. Mu mwaka wa 1981 yinjiye bwa mbere mu iduka rya Starbucks, aza kuyoboka igitekerezo cy'uburyo kofi zo mu Butaliyani zakoraga. Mu mwaka wa 1983 yasuye imira mu mujyi w'Ubutaliyani, maze igitekerezo cy'umuco wa kofi kimutera gutekereza ku buryo bwagurwa muri Amerika, cyangwa se kwagura ubwo bucuruzi cyangwa se igitekerezo cya kofi muri Amerika. Noneho mu mwaka wa 1987 hamwe n'abandi bashoramari yaguze Starbucks cyangwa se rya duka twavuze haruguru. Isomo rikomeye rero ni uko umuntu ashobora gukura mu buzima bugoye cyangwa se agakurira mu buzima bugoye, ariko akagira igitekerezo gihindura ubuzima bwe. Uwa kabiri turaza kubona ni Oprah Winfrey. Uyu Oprah Winfrey nawe yakuriye mu bukene bukabije, kandi ubuzima bwe bwo mu bwana bwari burimo ibibazo byinshi. Nyuma rero yaje kuba umwe mu bantu bazwi cyane mu itangazamakuru ryo muri Amerika. Ariko ntabwo ari byiza kuvuga ko ubuzima bwe bwahindutse kubera kwifuza gusa, ahubwo hari ibintu byinshi byagiye bihurira hamwe. Harimo impano, uburezi, amahirwe, gukora cyane, abantu bamuhaye amahirwe ndetse no gukoresha neza amahirwe yabonye. Ibi rero bitwigisha ko umuntu ashobora kugira impano, ariko nanone akeneye urubuga rwo kuyigaragaza. Uwa gatatu twarebera hamwe ni Nelson Mandela. Nelson Mandela uyu nguyu nawe yavukiye mu cyaro cyo muri Afurika y'Epfo. Ahangaha ntabwo yavukiye mu muryango w'abaherwe, yize akora nk'umunyamategeko, aza kuba umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu mateka ya Afurika y'Epfo. Ubuzima bwe rero bwerekana indi mpande y'ingenzi cyangwa se urundi ruhande rw'ingenzi. Impinduka si amafaranga gusa, ahubwo hari abantu bahindura ubuzima bwabo ariko bugakomeza no gukora ku buzima bw'abandi bantu kandi bikagenda neza. Icya gatanu rero ku muntu ushaka guhindura ubuzima akava mu buzima bubi akajya mu buzima bwiza, ahangaha tugiye kureba icyo imibare twigisha ku bijyanye no kuzamuka mu buzima. Ahangaha rero ubukene burya ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ariko nanone ni ikibazo cy'imiterere
y'ubukungu ndetse n'amahirwe. Raporo ya World Bank ndetse na UNICEF ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2024 abana bagera hafi kuri miliyoni 412 cyangwa se hafi umwana umwe kuri batanu babaga mu ngo zabaga munsi y'umurongo w'ubukene ku buryo batungwaga n'amadolari ari munsi ya3. Ibi rero bivuze ko umuntu utangiye ubuzima mu bukene atari umuntu udasanzwe. Ni ukuvuga ngo gukena ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ahubwo ni ibintu bisanzwe bibaho. Ni ikibazo rero gihangayikishije abantu benshi ku isi, ntago ari ikibazo cy'umuntu umwe gusa. Ariko nanone hari ikindi kintu gikomeye. Banki y'Isi igaragaza ko ubushobozi bwo kuzamuka mu bukungu hagati y'ibisekuru bitandukanye butangana kuri iyi si dutuye. Mu bihugu bikennye umuntu ashobora kugira impano nyinshi ariko akabura ishuri ryiza, amafaranga yo kwiga, interinete, igishoro, akazi, abantu bamufasha, ubuvuzi bwiza na transport. Ibi ngibi rero abibuze, niyo mpamvu habaho kuvuga ngo umuntu wese ashobora kuba umukire iyo ashaka gusa. Iyi mvugo ivuga ngo umuntu ashobora kuba umukire ari uko ashaka gusa ntago iba yuzuye rwose, ahubwo ukuri kurushijeho kuba nyako ni uko umuntu ashobora kongera amahirwe yo gutera imbere, ariko nanone amahirwe n'imiterere y'aho atuye nabyo bikabigiramo uruhare. Kuko World Bank igaragaza ko mobilite y'ubukungu iba hasi cyane mu bice bikennye, kandi ko amahirwe y'umuntu ashobora guhuzwa cyane n'imibereho y'ababyeyi be. Ikintu cya gatandatu rero ku muntu ushaka kuva mu bukene kandi ajya mu bukire, ahangaha tugiye kurebera hamwe intambwe 10 umuntu ashobora gukoresha mu kuva mu buzima bubi. Ikintu cya mbere, menya aho uhagaze. Ukwiye kwandika amafaranga winjiza, ibyo ukoresha, amadeni ufite, ubumenyi ufite, ibintu ushobora gukora, abantu mushobora gukorana. Icya kabiri, ukwiye guhitamo ubuhanga bumwe. Ntugatangirire ibintu 10 icyarimwe, ahubwo hitamo kimwe. Urugero, niba ari ubudozi, wige, ukore, ushaka abakiriye, uzigame, wongere imashini maze wagure ibikorwa byawe. Icya gatatu, ukwiye kwirinda amadeni adatanga umusaruro. Umwenda cyangwa se ideni ryaguzwe telefone ihenze, uyu mwenda ntago wagufasha no kuvuga ngo uyu mwenda waguze telefone ihenze ushobora kukubera umutwaro, ariko nanone umwenda wifashishije wenda ugura imashini yo kudoda, uyu nguyu ushobora kukubera igishoro gitangira ubuzima bwawe kubuhindura. Icya kane, tangirana n'ibintu bito. Niba ufite 20,000 ntutekereze gusa ko business ya miliyoni ari ikenewe, tekereza ahubwo kucyo 20,000 bishobora gutangiriraho. Icya gatanu, bika mbere yo gukoresha. Niba winjiza 100,000, 10,000 buri kwezi ujye ubibika, ku mwaka uzajya usanga warazigamye 120. Niba ubishoboye uzajye ubika 20,000, ku mwaka wazasanga umaze kwizigama 240. Icya gatandatu, shaka abantu bagutera inkunga cyangwa se baguteza imbere, bagufasha mu bitekerezo. Umuntu umwe buryo ufite ubumenyi ashobora kugufungurira urugi rutari kuzigera rukinguka. Icya karindwi, koresha ikoranabuhanga. Telefone ishobora kuba igikoresho cyo kwiga, igikoresho cyo kwamamaza, igikoresho cyo gushaka abakiriya ndetse n'igikoresho cyo gushaka akazi. Icya munani, gira patience cyangwa se gira kwihangana. Burya business nyinshi ntago zibyara umusaruro ukomeye mu kwezi kwa mbere. Icya cyenda, jya usuzuma amakosa. Niba business yanze ntukavugwe ngo nta mahirwe mfite, ahubwo baza ni iki nakosora. Icya 10, ongera umusaruro wawe. Intego ntibe gusa ngo nzabona amafaranga menshi, ahubwo ibe ngo nzaba umuntu ushobora gukora ibintu bifite agaciro kanini kuruta uko nabikoraga ejo. Ikintu cya karindwi rero ku muntu ushaka gutera imbere ashobora kumenya ni ibintu bishobora gutuma umuntu asubira inyuma. Burya ntushobora gutera imbere kandi utazi ibintu bishobora kuba byagusubiza inyuma. Nubwo rero umuntu burya ashobora gutera imbere, ariko hari ibintu bishobora kumusubiza inyuma: kunywa ndetse no gukoresha amafaranga nabi. Niba umuntu yinjiza 150,000 ariko buri kwezi amafaranga menshi akayajyana mu myidagaduro, uyu nguyu ntashobora kubaka igishoro. Ikindi ni ukwifuza ubukire bwihuse. Umuntu ashobora kubona umuntu kuri interinete avuga ngo shora 100,000 ubone miliyoni mu cyumweru. Ibi rero bigomba gutera amakenga. Kubaho
ushaka kugaragara nabyo bishobora kugusubiza inyuma. Umuntu ashobora kugura telefone ihenze, imyenda ihenze, imodoka cyangwa se agakora ibirori bihenze nyamara nta mutungo afite. Kugaragara rero nk'umukire si ukuba umukire burya. Ikindi ni ugutinya gutangira. Abantu bamwe rero bamara imyaka bavuga bati nzabikora, ariko umwaka ugashira nta kintu na kimwe bakoze. Kureka ishuri burundu. Iyo umuntu rero atabonye uburyo bwo gukomeza amashuri asanzwe, ashobora gushaka ubundi buryo burya bwo kwiga umwuga. Ntuzareke ishuri burundu, ahubwo uzajya ushaka ukuntu wakwihugura. Ikindi kandi nanone kwigira ku kazi nabyo ni ishuri. Ikintu cya munani rero ku muntu ushaka gutera imbere, ahangaha ni urugendo burya rushoboka kuva kuri zeru kujya ku buzima bufite icyerekezo, birashoboka cyane. Reka dufate umuntu witwa Jean yavukiye mu muryango ukennye, afite imyaka 18, nta kazi afite ibihumbi 10. Umwaka wa mbere ahitamo kwiga gusudira, akora imirimo mito. Intego ye si ukuba umukire ako kanya, ahubwo intego ye ni ukwiga gukora ndetse no kuzigama. Atangira kubona abakiriya, amafaranga yinjira agenda yiyongera. Aho kurya amafaranga yose atangira kugura ibikoresho. Intambwe ya gatatu, afite ibikoresho byinshi, atangira gufasha umuntu umwe wo kumufasha. Intambwe ya gatanu, bizinesi ye ishobora kuba yaragutse. Ntago bivuze ko buri muntu wese azagera ku ntego ye mu myaka 5, ariko uru rugero rugaragaza ikintu gikomeye. Ubuzima rero burya bushobora guhinduka buhoro buhoro. Ahangaha rero twasoza tuvuga ko umuntu ashobora kuvukira mu nzu nto ariko akagira inzozi nini. Ashobora kuvukira mu muryango udafite amafaranga ariko akagira impano. Ashobora gutangira afite amashuri make ariko akiga umwuga. Ashobora kugira amafaranga make ariko akiga kuyacunga. Ashobora gutsindwa inshuro 5 ariko akiga inshuro 5. Icy'ingenzi rero ni ukumenya ko ubukene bwo mu ntangiriro y'ubuzima butandukanye cyane n'ubukene umuntu yemeye ko buzaba iherezo rye. Ni ukuvuga ngo ahangaha icy'ingenzi ni ukumenya ko ubukene bwo mu ntangiriro y'ubuzima butandukanye n'ubukene umuntu yemeye ko buzaba iherezo rye. Ariko nanone ntitugomba kubeshya ko ngo tubwire abantu ko kwihangana byonyine bihagije, ahubwo umuntu ukennye akeneye amahirwe, amashuri, ubuzima, umutekano, akazi, igishoro, imiyoboro y'abantu n'imiyoborere. Ni ukuvuga ngo imiyoboro y'abantu ndetse n'imiyoborere imuha amahirwe yo gutera imbere. World Bank ivuga ko akazi ari kamwe mu nzira zikomeye zo kuva mu bukene, ariko ko kagomba gushyigikirwa n'ishoramari mu bantu ndetse no kubona amahirwe angana. Niyo mpamvu rero inkuru y'umuntu wavuye mu bukene ikwiye kutubwira ibintu bibiri icyarimwe. Icya mbere, ntukemere ko aho wavukiye hagena aho uzapfira. Icya kabiri, ntukibwire ko umuntu wese ushaka gutera imbere ahita abigeraho. Hari inzitizi nyinshi zisaba ubufasha umuryango mugari, uburezi, leta ndetse n'amahirwe. Ubuzima bwiza rero akenshi ntago bwubakwa mu munsi umwe gusa, ahubwo bwubakwa n'intambwe nto ariko nyinshi. Kwiga, gukora, kuzigama, gushora, gukosora, kongera kwiga ndetse no kongera gukora. Kandi rimwe na rimwe umuntu wari ufite ibihumbi 10 uyu munsi, nyuma y'imyaka myinshi ashobora kuba afite ubuzima atigeze atekereza ko azageraho. Ntabwo ari amarozi, ahubwo ni urugendo. Kandi urugendo rutangira iyo umuntu afashe icyemezo cyo kuva aho ari, akamenya aho ashaka kugera, maze agatangira intambwe ya mbere. Niba rero umuntu abasha kongera amafaranga yinjiza cyangwa se umusaruro we ho 5% gusa buri mwaka, nyuma y'imyaka 10 umusaruro we uba umaze kwikuba inshuro 1.63. Uwo nguwo nuwo aba yaratangiranye. Niba rero yiyongera 10% buri mwaka, nyuma y'imyaka 10 aba amaze kugira inshuro 2.59. Ibi ni urugero rw'imibare rwerekana imbaraga
kura buhoro buhoro, si isezerano ry'uko umuntu wese azabona ayo mafaranga. Impinduka no rero zisubiyemo igihe kirekire zishobora kubyara impinduka nini. Reka tubashimire inshuti mudahwema kubana natwe, inshuti mudahwema kudukurikira. Uyu munsi twareberaga hamwe yuko umuntu burya ashobora kuvukira mu muryango ukennye ariko ntapfire mu bukene. Bigaragara neza yuko rero hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha kandi agatera imbere. Niba ukunda ibiganiro byacu ukaba uri mushya kuri iyi channel, ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo na video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Kandi nanone ushobora gukanda like ku kiganiro kigushimishije, ushobora gukora share, ushobora gutanga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tubana no mu biganiro bitandukanye. Kuri mikoro Justin Niyonsaba channel n'amahumbezi, iki biganiro nakagaruka, mukomeze mugire amahoro kandi mutere imbere.